bigane se bucyo bugitana bari hambire hasi harimo iki wowe umusemburo uri he komere ndakubaza umusemburo uri he hano harimo umusemburo urimo ugarukiye ndashaka kunywa umusemburo akaka nsome ngeze oya iyi voka yihorere iyi voka tugiye kuyivanga uri wakoramo inzoga muri voka oya ntabwo urakora uri wanywa inzoga yo muri voka reka ndaje ndagusomya inzoga yo muri voka imeze neza cyane manyura urebe urabona ko itangiye kuvamo umutobe kandi urebe reka dukande urebe muzehe wanjye reka dukande urebe muri voka havamo umutobe wari wahinga ngo wumve gacira ngaho kera rero ariko kuyirya wapi umutobe urimo urameneka muzehe umutobe urimo urameneka Niko muraho se niko ahantu suba ahantu ndebera ibintu biraha imbere ahantu naho nahungiye cyamaye nahunze umugore yewe ahubwo reka duce akabogi hanyuma umbwire ko kabyara nahunze umugore yewe ahubwo se reka ndebera katebwo tubone uko twicara rwose tuganire ikiza ndona ari heza cyane ya wa mugabo wejo bundi yego ejo bundi hari umugabo witwa Kayumba yagiye ahantu mu Buriza umugore asanga aho nakoraga ubwo yarambwira tuze kujya rukusi yego kino umugabo wanje nta wuri abo zaza uragatanga atuze kujya rukunsura tuze kujya rukusi naragiye rero koko maze kugerayo nari mfite amafaranga ye cyane tugura inzoga turanywa uba burije ati vayo wiryamire burije yego mfata imyenda yanjye mpitanye manika ku ntebe iyo ntebo nari nzi oya imyenda wemanitse ku ntebo iyo ntebo rero nari nzi kurimo ibishyimbo yego uko nakira kurambura amaguru bacana mu mbere yego ya myenda yagira amanuka no muziko ngo ibirahiye cyamaye numva ibintu byanutse ubwo nabwiye umugore ndatashye yego ndatashye umugore atetse muri aya masasi saba urataha nkandagiye ubu se ejo nzaca nzambara iki ejo ndaryitwikiye yego ngera hitwa Rumira bahashye aha Rumira bahashye imvura biraguye imvura iragwa nyinshi ariko yego inkuba zirakubita yadoge ahubwo ni amahirwe yanjye reka nzamuke ngere mu rugo umugore arakinguye akinguye ati uko nuko inkuba irankubise abazaza uragatangaza ati inkuba irankubise cyamaye ariruka nkabwira umusaza ati umuhungu wawe inkuba iramukubise umusaza ati uramenye ntajye mu nzu ndaje nuko nguma hanze ngize kuhatitirira ngize kubeshya uko ari nkubise bajya kuzana umuganga huze urantangaje cyane bajya kuzana umuganga huze aragenda azana ibitovu azana imbingo si uko nkubita baroye kandi arakubita bari kukuganga huze kandi nzi ko mbeshya wowe kubeshya kwawe kwatumye ukubitwa muri kuganga huze noneho rero ubwo barangangahuye batizana amafaranga nzana igihumbi ntibaba umusaza ungangahuye umusaza ariko ntiyanyuzwe biri nyuma umusaza agiye gutaha arambwira ati Kanyarwanda ntiyatinda gushaka naragiye
tireshya ryawe cy'umwana nuko ati vayo amafaranga tujye kuyagura yego turagiye we yaragutahuye muri make yarantawe nuko twigira mu kabari rero turaganira mubwira nti aturiya aragukubitaga mbirora yagukubise abizi mbese mbega umusaza nawe w'umugome nuko iwacu rero bambe ubwo ndaza naho njya mu rugo ngo nagangahuwe bukeye bwaho njya mu murindi nkubitana na wa mugore kandi ndi kumwe n'uwanjye nawe ngiye kumushakira uri kumwe n'umugore wawe muranye na wa wundi aho imyenda yawe yahiriye yahiriye abarambonye n'ubwuzu bwisha ati kanyarwe ntiyaturaho ntumuraho cyane ati mbwira umugore wa yuga arahagaze ati mbwira wo kanyarwe ati ya myenda ntabwo ati ntabwo babimenye yewe ubwo bifashe ute umugore amaze kubyumva ahita arakara agira ngo hari tunarwane anjyane kuririmba none ubu nabonye ejo yarazindutse nye kuko agiye kuririmba ureba aha hantu nsanze ntajya ahubwo ntatungwe no kubona umuntu rwose none rero ubu naje mpunga ribu reba wahunze riba yaba bon bakunzi ba Dox 14 TV kuri uyu munsi turabasuhuje twatembereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera by'umwihariko kuko twari mu rugendo rwacu twitemberera nagiriwe ubuntu mpura n'umusaza rwose bitunguranye yewe nta nubwo nari muzi gusa namubonye imbere yanjye musuhuje numva ni umuntu uzi kuganira nuko rero nibwo yafashe umwanya aranganiriza niyo mpamvu mabwiza ukuri ucitswe n'iki kiganiro twajyanye n'uyu muntu waba uhombye sibyo nicyo kintu mbasaba rero rwose mukurikirane iki kiganiro ariko mutibagirwa nanone gukanda subscribe no gukora share birumvikana kugira ngo n'ukuri mujye mukoreza kubona inkuru zacu kandi zishimishije kuko iyo tubereyeho kugira ngo dukomeze gukora ubushakashatsi kandi tubazane koko ubuzima bw'abanyarwanda mu midugudu aho batuye mu masibo hasi aho ngo tuhabagerera mumenye uko abantu babayeho bareka nkomeze rero ganire na n'uyu musaza ariko atangiye natwibwira nta nubwo namenye uko yitwa ubundi witwa ngo iki nitwa Kanyarwanda Sylvestre Kanyarwanda Sylvestre uri Kanyarwanda rwose kuko uzi kuganira cyane ese iyo wije ntabwo uri bukubangamira none se uko narirayeho uko narirayeho yego uko warirayeho none se yego mwebwe mukaba mutaha he mboge nitwa Jean d'Amour Niyibizi nkaba nkorera Dox 14 TV televiziyo ikorera kuri internet uyu munsi twatembera ariko ngira ubuntu nkubonye nifuza kuganiriza kandi uko numva bishimishije cyane buriya twebwe dukora ibiganiro by'ubucukumbuzi aho tuza nyine tugahura n'abantu nkamwe mwari mufite ibintu byinshi bibarimo mukabisangiza abanyarwanda niyo mpamvu muri aka kanya tugiye kumara iminota myinshi tuganira ni ukuri wisanzure utubwire ibyo uzi kuko ikintu nabonye cyo ushobora kuba uzi gusetsa ukabuganira uzi no gutebya niyo mpamvu rwose icyo nabonye muri iki kiganiro tugiye gukorana ntabwo ni ukuri ndibuze kugira irungu oya ntayo rwose nta rungu aha none se Kanyarwa ubu noneho tugiye kugana tuziranye abantu nkamwe niyo mpamvu tubiyita ngo muri inzu y'ibitabo ni ukuvuga ngo hari icyo mumariye igihugu cyane muzi byinshi niyo mpamvu muri akanya n'ukuri tugiye kumarana ndabizi uravuga byinshi byo gutebya uze no kumbwira no ku bindi bintu byinshi wera duhereye hafi aha twicaye hitwa ngo hano hitwa mu mudugudu wa Burunga mu mudugudu wa Burunga yego aha mudugudu wa Burunga bari mu murenge wa Ndera mu murenge wa Ndera akagari ka Kibenga akagari ka Kibenga ese none uko mbona ari amashyamba cyane hadatuwe ni ukubera iki nuko ureba nyine ari mu mashyamba ni amashyamba y'intusi ariko bamaherezo hazatuye ariko se urabona wasiza ahantu ariko nyabanga umuntu burya ngo abubatse inzu ku rutare ntibikomeye tuzabibake ku musenyi se
aha ahubwo njyewe muzangatira ikibanza nunze niyubakire yewe urutare yewe uzadusisi wabona nawe umbereye nka wa wundi ngo wahaye umwana w'ahantu gutyaho urutare bwacya bakahabyaza inyungu bakamuha amafaranga menshi ntuzanterere imiyenzo nzahemera ntacyo bitwaye none se mu mudugudu wa Burunga kongera kumva bavuga ngo hari ibimana ni ikimana cyo mu Burunga kirahari rwose hariya kirahari ni igiti kinini ngo cyatewe na Rwabugiri cyatewe na Rwabugiri arwana n'uwitwa Kimenyi nuvuga ngo icyo kimana gihari cyatewe na Rwabugiri arwana n'uwitwaga Kimenyi ahubwo Kimenyi ntari umwami w'Abagesera guhera hano mu mana z'Uburungurura kuri urutare ahangaha gusubiza hose hari Gisaka hari Gisaka okay Kimenyi ari umwami w'Igisaka yari umwami w'Igisaka ahubwo icyo kintu nibyo ahangaha rero baraharwaniye hano mu Burunga yego noneho Rwabugira aza kuhamutsindira yego hariya hateye urugumo yego kuvamo buriya ngo ni n'umuzi bano umuzi w'icyo ngicyo cyahoze haruguru y'umuhanda ariko kiza guca hasi y'umuhanda kirongera kimerera hepfo abadukurikiye batazi ibyo bita ibiti by'ibimana ni ibiti harya bari mu bwoko bw'umuvumura ni ikivumu byaterwaga n'abami ahantu runaka bitewe n'igikorwa cyahabereye nibyo ra n'igikorwa cyahabereye yego ubwo rero mpamvu hano ruguru hafi neza mu isantere aho bita mu Burunga mu isantere hari igiti cy'ikimana icyo kimana ni ikimana cyo mu Burunga ni ikimana cyo mu Burunga ahantu hari imana se wumva se ubu babitumye n'abantu batuye n'aha hafi batari baza ayo mateka bayamenya babonaga icyo giti bakagira ngo ni gutyo gusa reka da kiriya giti ni igikuru ariko se ko byabeshya ngo ibiti by'imana bigira imiziririzo buriya nibyo ra mbona ntawe ugitemaho se urukwi kereka nka ariya ziriya nsinga abonye yego zigiciye hejuru zigiciye uruhande ariko bakagenda bagatema bagakura amashami kugira ngo bitica ziriya nsinga ntabwo nta wundi muntu ugitema rwose ahubwo aha birumvikana noneho tubaze kumenya neza ahantu twicaye ariko numvise hano hafi ngo n'ahandi hantu hari amazina menshi ahantu bita ngo muri Iraki mu Gakongoro ibyo nibyo cyabambeye mu Gakongoro ni hepfo ahangaha urura ubumanutse guriya kwa gasozi hasi najyaho bita mu Gakongoro ahubwo dore ni hepfo byampaye ni kubera amazu ukagenda ukagera ruguru ruwango ubu umanukamo gutya ukinjiramo ni mu Gakongoro tuzafata twaruka inaha menye nk'ayo mazina ngo mu Gakongoro byavuye ni muri Rusororo hafi y'umurenge wa Rusororo Isamuduha Isamuduha na Mbandazi okay hano reka twigarukire mu kiganiro cyacu haze numva rwose ufite inkuru nyinshi nikoye uriya se teretse iriya nkuru watubwiye y'ukuntu rwose imyenda yawe yahiye hari uzi ngo rwose harimo ibishyimbo kumbe harimo umuriro ntabwo ari umuriro ahubwo yarimo ubusa iyo ntebe yarimo ubusa yego yarimo ubusa noneho rero ndambuye amaguru iramanuka igwa mu ziko imyenda igwa mu ziko kuko bacanaga mu mbere yego ariko narumva warakubaganaga yego none se harambwira n'utundi turugwega ubwo meze numva ko ufite inkuru nyinshi zo kutubwira inkuru zirahari kuko ntabwo akora inkuru yonyine hari n'izindi kabisa ariko ubundi wa mugani wori mwene mwene Rwagitera Yohani mwene Rwagitera ahane wumva none rero mwene Rwagitera ngaho ngira rwose bimeze bite reka turaho mbese mwebwe mwari muri aho yewe turaho n'amahoro je nta kibazo urabona niyo mpamvu natwe tuba twazindukiye akazi tubasura gutya mu midugudu ngo turebe uko bumeze ubu inyota ntiba yabamaze si nkangiye hano mwiri ishyamba twagize rero ko ari ikibazo koko ahubwo wenda mu kanya baza kunjyana ahantu se bamare icyaka byibuze wumva se ariko
hari abantu bajya bibavuga yenda ngo n'abantu abavumvu abavumba bavumba se nta nkuru z'abantu b'abavumbyi waba uzi byibuze abo ngabo turabacerera ariko hari umuntu agiye kuvumba ahantu atatumiwe yabigenza iyo ahantu utatumiwe witwaza intebe witwaza intebe hanyuma mwererwa Gitega mbwira ubu ngubu niwo mwanya dufite ariko ubu rero nta bakivumba none se wavumba he uretse mu kabari kuvumba mugenzi wawe ku icupa nta bakivumba utatumiwe nta kigenda ese wowe ntabwo wigeze uvumba byibuze nta nurajya kuvumba habe na rimwe naravumbye cyane neza naho wigeze uvumba bikakugendekera ukundi ntabwo tubwira ayo makuru hari aho nagiye kuvumba ndi kumwe n'abagenzi banjye abasore twakoraga icyo gihe indera muri za karayesi noneho rero turagenda dusanga hari ubukwe turahagarara tugeze aho noneho umuntu umwe twari kumwe yaturutaga n'ubukuru ati Kanyarwe ati sezera twigendere ntiyemwe mwirirwe maze nyir'urugo arasohoka ngo ariko sha uraruta bariya abana bari hariya ngo gaho genda inzoga sinyibuze wawonde ntashutse ahubwo nabyumvise ufite inkuru nyinshi zo kuvumba hanyuma nshuti bakunzi ba Edox twongeye kubasuhuza hano twari turi gutembera tugeze duhuye n'umusaza arimo gutembera afite akantu ko kunywa murimo kubireba mwese arizihiwe n'umusaza mukuru nubwo nenda kuba murusha imyaka nk'ibiri burazimuze arabeshya murusha imyaka ingahe muze bantu ba TV arabeshya rwose no ruhisha byamaze imyaka 82 muze burya undeba ngewe nabakunzi mwebwe ba Edox TV nagira ngo mbamenyeshe ko mfite incaranyima muze incaranyima mwamuziza urakoze isharanyima nivuka oya ntago ari ivoka muze nagusobanuriye ngo iyivoka nituraza kuza gusobanura neza ndagusobanurira uraza kuza gusanga nabyo usobanurira ndakwereka ukuntu bakoramo agatama muri voka urakoze ibyo kintu nshaka kuza kukwereka urareba ko hano harimo umutobe havamo ji umuntu arafata kenga ibyo bintu ntubizi ntubimenyereye hanyuma hano iyi nzoga ni inzoga uri kunywa cyangwa ni ji ikintu umenyereye rurwa twega mu rutoki n'urwagwa n'urwa bitoki hanyuma uretse kugenda gato garuka hano tuganira umusaza ihangano garuke tuganire urakomeye ariko komera harabura iki se papa urimo urasoma aho hasi harimo umuziga ryinyo akabari kitwa mu ryinyo kaba hano hafi mu ryinyo muzehe wanjye saba rero hanyuma rero twari tuje hano turi gutembera kugira ngo mutuganirize niba byashoboka dukorane ikiganiro gitoya ariko natwe muze kuza kudusomya nta kintu kirimo kandi mo kukireba niba ngombwa urareka turongeramo amazi cyangwa se tugende dusubira aho uguriye niba badahenda hanyuma tugure tugomba gusangira turakoma ni amahoro hanyuma rero ubwo twagira ngo mutuganirize mutubwire urwagwa hano rugura ngana mwaje muturutse twaturutse Ibwanacyambwe ariko dukomoka mu Mutara w'Indurwa uko ndeba buriya urabona ko nsa n'umwuzukuru wa Kanjogera uri kubireba nawe urabyitegereza tuziranye kubireba ariko se ko turavugana ikote ni ryiza nabibonye hindukira ndebe niba ari byo uri kunyereka nabibonye ariko nta pasu iriho pasu urayizi akaba hariho pasu ikote inyuma oya ntabwo ari ukurica dore hariho n'utundi tuntu twagiye urabona pasuwa urayizi urabona pasuwa iyi ngofero rero reka iyi voka ngiye kuba nyishyize ahantu turaza kuza gukoramo yego turayirya turakuramo urundi rwagwa twuzuze rino cupa urakoze wampaye turagukoramo urundi rwagwa twuzuze rino cupa urakoze ariko rero ariko rero papa nagira ngo nkumenyeshe iyo tugiye gukoramo urwagwa muri no voka hari ukuntu ari inzira binyuramo ese wigeze unywa ku rwagwa
rurimo rukoze muri voka. Aha. Eh? Dad. Okay, none se kugiye garuka tuganire uko mubibona nshuti bakunzi ba Endox TV murareba ko n'umusaza mukuru tumusanze ahantu yatembereye nawe natwe turi gutembera ariko ikintu kiza gishimishije nuko ashobora kuba azi kuganira hanyuma uyu ni umwikamire Niba guru rwaba rwiza rwa kigabo tunywe urwagwa turarushyiramo turarwenga muri iyi voka sinagusobanuriye ahembareza migo y'impingane none se ntabwo cyo mu gitondo hariho urwagwa rw'inaha mu rukura muki ibitoki turabibona ibitoki birahari insina hano zirahari abantu bariho barazibona ariko izi nsina ntabwo ari iz'ibitoki izi nsina ntabwo ari iz'ibitoki ziramase insina ziri hano ukuntu bigaragara ni insina z'ibitoki byo kurya zabinyamunye nabwo cyangwa ukacenga twebwe arya mwebwe hano mwenga mukoresheje amaboko mwenga mukoresheje urwagwa ruryoha barwenga bakoresheje dore n'umugore wawe mwengesha amaguru mwengesha intoki kwengesha intoki urw'amaguru uko mbona ari ruri kunywa atarujya oya urujyana nawe na mwana rwengesheje amaguru kuko urabona hari kugenda hagaragaramo n'ikintu kimeze nk'umwate niko harimo haragenda hagaragaramo ikintu kimeze nk'umwate wowe usanga ugenda ubivoyagira niko muzehe wawe none mwe mwengesha amaboko twebwe icupa rigeze kurangara ngaha taka karimba ngaya nagira ngo tumenye tugiye kunywa amacupa urahazwa nangahe turagira ngo dutumize amacupa tuyashyire hano ushobora guhaga hanyuma tuyanywe nawe barimo kunyohereza kure nta hantu ujya uri hano iyi voka reba ahantu yibika tugiye gutumiza urwagwa oya wowe reba ahantu yibika twagiye kuri safari reka muzehe hanyuma rero nayo ngize ngo mbwire inaha ngaha niba mwengesha amaguru wigeze ubona umuntu ugiye kwenga akorera mu ibase ari cya kintu mwengeramo sinzi inzoga iryoha iba yakozwe mu ki yakozwe mu ibitoki yengewe mu ki yongeye gushyira hanyuma ibitoki murabanza mukabiteka reka uteke igitoki turatara mu rwina harya ubwo urwina ruba rumeze gute ikintu baba bacukuye bakazajya bakagirakaho ugacukura umwobo ugashyiramo ibirere harya biba kuri voka oya muzehe nagira ngo ushobore kunyumva neza nanyuze hariya hirya nsanga abantu bari kunywa urwagwa nibo bampaye ino voka barambwira ngo niyo mukuramo urwagwa barakubeshya ibirere ikirere ni iki ikirere ni iki ngiki oya ikirere kiba ku nsina iyo utemye bitangira gute ubundi nagira ngo nganirize umenyeshe ukuntu umuntu ashobora kubona urwagwa nk'uru iyo umuntu ari gutema igitoki ubwo rero ndabona udashaka kuvugisha ibyo urwagwa tuzabivuga neza uru nguru ni urwanjye warunsigiye n'urwanjye warunsigiye akira ngo usome urakoze akira ngo usome gakeya nacambaye dore oya urasoma ugeze dore nkwereka ahantu igeze urasoma ugeze aha shyiraho urutoki wowe uretse nkwereka ahantu igeze tugiye gucaho akarongo wowe urasoma akakuhera wabibonye ngaho bari gusoma hanyuma dukomeze tuganire ese ko ufite ubwoba musaza we ko bambwiye gahunda y'aha ngaha ukaba uri gutinya gusoma ubwo ibintu wari uri kumva ngo nsome ariko ndagucura ntaracura n'igikwasi muzehe
niko nzabona ncura igikwasi hanyuma mbone gucura umuntu subwo naba mfite wowe bushobozi oya ntatsomeho ariko ndashaka gusoma nkageza mu ndiba kuko none wavanye ku munwa hejuru none subwo ngubwo ko mubibona nshuti za Elidox TV mukomeje gukurikirana umusaza yabaye igisambo yanyemye ariko simbizi wowe gukomera nagakombye gukomera ariko urumva iki cyakankomeje ntabwo uri kukimereza muze ariko busa ndabuguha dore nabuni burora ariko ubusa barabunywa muze okay ivu ubusa nimurebe niba ari ubusa zana njye kugura indi ndagurira indi buraho ndaje ubusigaraho ndaje ntabwo tubayeho neza ndakubwiye ko hari inzara y'ibishyimbo ni rusange natwe twese ubundi ko inzara y'ibirayi igitoki n'aha kiragura amafaranga 300 yaba cyaguze neza ngo ni 250 none urumva hadashonje ariko muhumure imvura iri kugwa abantu bakaba bahinze cyane ubu turimo kubagara yego ahubwo rero ikintu rero ushaka umbwire kuko uba ufite inzara ariko none hari amafaranga ubundi abantu b'inaha batunzwe n'iki n'aya mabuye urora abantu b'inaha batunzwe n'amabuye nk'iri neza aya mabuye yagutunga muze barabirimbura bakapakira imodoka zikajyana i Kigali okay yandi twubakisha iwacu avina avina ubusore ntabwo wigeze ukoramo ra oya ntabwo nahakoze ntabwo nakoze mu mabuye nasanze bayakoramo kuko nahoze ndi umukozi wa komine wowe wakoraga komine aha ahubwo rugiye kumbwira ubundi komine itandukanye he n'akarere burya rero akarere niko bakagize kanini ariko ubundi ni komine none se harya komine yayoborwaga na konsera yayoborwaga na burugumesitiri nanjye none ntaje kwa okay yayoborwaga na burugumesitiri na burugumesitiri yego burugumesitiri none nawe wakoranaga na burugumesitiri ibikorane kubivuga reka twebwe uyu munsi tubita meya none mwe ni burugumesitiri none rero nk'ubu ngubu none ndumva nicaye n'umuntu ukomeye wabanye na burugumesitiri twarabaye akaduha amateka rero nyine tuganiriza ubwo tubwire kuko uzi byinshi nabyumvisha ariko nabyo uri n'umutsaperi hari burugumesitiri uko yategekaga akategeka komine yose akagenda akagabana na Gikoro na Gikomero uzatwicaye hari muri he komine Rubungo komine ya Rubungo komine Rubungo aha reka nkubwire ubunyeze ngira amatsiko ahundi ubukiri umusore ko mbona bicaga bigacika nari umusirimu yego nari umusirimu cyane ujya gutyo ubuhe n'inkumi bwa mbere byagenze bite duha amateka nawe n'inkumi igihugu nyine agiye kurambagiza yego ngiye kurambagiza rwose aranyemera umusaza aransabira umaze kunsabira ndakwa n'igihe cyo kwiga kigeze yego ndiga dore nize hari Ruhanga Ruhanga hari ubwo Ruhanga nahagana yari umupolisi ni hakurya hari yambandana ni muri Rusororo okay Ruhanga ari muri Rusororo ndoko ndi kureba gutya mbona agasozi gutya duciye hano hakurya harya niho gisa muduha yari samuduha hanyuma gutya hakurya niho Ruhanga hakurya samuduha niho kumwakoraga urugendo nuko kwiga birarangira noneho igihe cyo kurangwa kiragera yego batangiye kundanga umukobwa twari duturanye aza kunsura mu rugo umukobwa aza kugusura mu rugo aje kunsura none rwose ndumva tujya mu nzu yanjye ariko rero ndamubwira ndamubwira nti ko wacu badakunda umukobwa
bazi uko nsaba urashaka iki gusa ati ndahita mu muryango wo hirya mu gikari ati ufungure nze mu nzu araca nze inyuma tuba twiganira kuko niko byagenze yego narafunguye umukobwa aza mu nzu ndanyaruka ku muhanda iwacu hari akabari ngura inzoga maze kugura inzoga ndayizana turiganirira yampaye iminota mike ngiye kubona mbona wa mukobwa ararisa umukobwa ararira mbere yo kutararira nanjye yantumye indi nzoga nkigera ku muhanda numva uhamagaye mushiki wanjye yijwe bwa nyina w'abagabo ati nyina w'abagabo undi ati ngwino nkubwire yampaye ko nasize umuntu mu nzu inzu ko atari buvuge none ku cyo gusa no umwana w'umukobwa rero garuka niruka nibwo nasangaga arira ese kurira n'iki yego ati ntumye ku iwacu ko undongoye yabo yego iwacu baca ibintu iwacu barasara bati inka twakoye inka twakoye kuko twakoye inka tukoye inka noneho n'ikimasa bakirekerayo nakoye inyana n'ikimasa bakirekerayo umusaza yakwibuka inka ze bankwereye agasa noneho bo ndashobekwa abasore ku muhanda bari inkuru ziba zibagezeho bati umusaza aje kwirukana umugore wa Kanyarwanda kandi yarongoye ibintu biracitse Rwanda yarongoye nene rwagite nuko ubwo umukobwa kurira arahora abasore barandwaniriye ngo umusaza ataza mu rugo kuko ubugeni mu nzu ubwo rero noneho umusaza biramushobeye yego biramushobera pe inkuru iragiye no ku mukobwa nasabaga umukobwa nawe yikorera amavarisi nawe araza mbo baje ugahasanze undi yasanze baragukunda araza ntiyajya iwanjye ahubwo yigira he yigira kwa sebuka ajya kwa kuko amarembo yari kumva umusaza araje aramamagaye ati ngende ngo ninakwenda hano ndagenda tujya gusuhuza abashyitsi bari mu nzu muri se utazi ibyari ntazi ibyari ngiye kubona mbona niba abakobwa umukobwa nasabaga n'abandi babiri bamuherekeje babyifashe nk'uko wakabyara naje mfata imyenda yanjye ndaturutse ngiye za Kigali fashe ndagenda ririra igikapu cyanjye igihe ngeze munsi ya Karayesi hari umugabo witwaga Nzabarerwa Yozefu nuko turahura ati Kanyarwanda ugiye nimugoroba ugiye ndaturutse uturakejeho n'ikisi n'abagore bateye ndabibutekereza mva ku ipikipiki aho gutishyize ebyiri ati udutaye mu kaga sha njyewe n'umusaza uragiye amubita ku ipikipiki agusubijeyo nuko turagaruka ajya kumva inzoga mu rwina amaze kumva inzoga mu rwina arayizana turayinywa asigaye asuka mu ijerekani ampa umukozi ati ntabwo utwaza inzoga ujye ushyira umugeni waje uyu munsi twize uko nayijyanaga rero ntibamenye uko nari naturutse ahubwo wagira ngo nari nagiye gusinzira bobo yewe Kanyarwanda rwari kuva kera vraiment ubwo se warabarongoye bombi umusaza yampaye inzu mbona babundi mu mirongo ko byagenze kuko naba mirongo itunga abagore babiri baze gutunga abagore babiri umusaza mu gitondo cyaho hashize iminsi ibiri kandi yarampaye inzu ati ndagira ngo mvire mu nzu wampaye inzu urashutse ngo narongoye none ngo nguvire mu nzu ati nuko bimeze umusaza inzu nanze kuyivamo yagiye ayibwira konsiye namaze kubibwira konsiye umusaza ati ngira ngo uzaze wirukane umugore muri bare bakobwa bagira uwo wirukana bagira uwo wirukana
konseye byaramushobeye atumva rero winteranya n'abantu ari abantu muraturanye ngiye kubibwira burugumesitiri hari Remera ubu bafashe imodoka rero n'abapolisi baraza inama zabera haraza nguko yavugaga sere nguko akana kariye kwimbwa igiye kwica agasozi ngo ntasi babakobwa banje baragenda babashyira hariya bombi barabicaza bamaze kubicazanya ngo ningende mpaguruke mutemu uzi kuboneka ubundi kubireba nkibona rwose wafa mwice hariya bakubwiye ngo uhitemo yewe data wa mugani w'iminsi apucure narahagurutse ko mutima ndemera kubitwe ko babiri bagize haguruka ndendanura abaturage baturindanura iki kashobotse nuko bageni ndazamuka ndagenda babageni banjye bose umwe mfata mu mbavu undi mfata mu rundi rubavu ndabahagurutse ajyana mu nzu yanjye ndohamo burugumesitiri nta kintu yavuze yabwiye umusaza ati aba bana barikundaniye singiye guca ibintu ntabwo ngiye guca ibintu ahise nsigira 2,000 bya kera ubwo yaguhaye intwererano yarantwereye nuko bari bagucukurira urwobo ahubwo hazamo ibisubizo ewe data we urumva ko rero ahubwo bitumye ntekereza ikintu uyu munsi ajya ngo abana b'uyu munsi barakubagana ariko numva namwe kera mwarakubaganaga abana b'ubu ntabwo bakubagana ahubwo bakubagana bate niba kubagana n'ibi batwara uyu munsi bamuganira ibi naho mwebwe gawe nza kurongora nabi nk'icyo gihe simba narafunzwe aho ndabyumva we baragutwereye ko kugira ibindi bihano bagomba baragutwerera barantwereye ariko ubundi ubwo bamugani aho bitabimugareka ko isi irahinduka yego igenana n'ibigihe n'ubwango icyo gihe twayimo gitandukanye n'icyubu nyine gusa ikiza nuko byitwayemo neza ndumva rwose byitwayemo neza arabaye umuntu w'umugabo cyane aha rero ubwo turakomeje turukwana na burugumesitiri rufite abagore babiri aha ese wacitse ku nkumi cyangwa umeze kuva icyo gihe cyangwa n'ubundi ka karimi kakomeje kabarembuza ntabwo waba ufite izo nkumi ebyiri ukongera ukajya gushaka izindi wese uzinuka ntabwo ntabwo rwose ibyo ntabwo wakongera gushaka izindi nkumi se wumva saho rero umva ko bati byibuze ndanyuzwe naho se ubu ngubu none se uwo mukobwa nashatse uwo nguwo waje kunyizana umusara yari afite imyaka 18 kera ko twarongoraga dufite imyaka 18 yego umusore yarongoraga afite 18 umukobwa akaba afite 17 yafataga indangamuntu wahe ubwo yabwayemewe kujya mu rugo none se arakantu rero bajyaje mbona ngiye kuranda umuntu ambwiye inkuru ariko ndashaka kuze kuyimbwira ariko nanone twirinde gukoresha amazina wenda y'abantu kuko ari ibintu nyine abantu tudoshaka rimwe na rimwe sibyo kubera impamvu runaka sibyo hari umuntu ambwiye rwose yigeze kuvumba ahantu ariko uwo muntu wagiye kuvuga ntuze kumumbwira sibyo aho mbwira urwo rugendo rwo kuvumba rwawe ukuntu rwagenze ahantu gutyo ngo za Kimironko ariko ntuze kumbwira wari ugiye kuvumba mbwira urwo rugendo ko rwagenze kuko umuntu unyongoreye mu kanya rwose arabimbwira ntidukoresha amazina y'abo bantu bagiye kuvumbaho wewe mbwira ukuntu urwo rugendo rwagenze oya kubivuga se urajye buri bibi ngambwira rero kakire inkuru reka mwere rwagite nagiye kumva numva umugore afunguye radiyo yego ye kumva numva baravuze bati abantu bazaze kuva ku kiriyo mbese ni nko gukoresha umunsi mukuru yego nabyumva gukora ikiriyo umugore wa Shikareje yari yapfuye minisitiri Nsakarije yego mbwira umugore ntinyamuna ngiye kuvuga turavuga agiye kuvuga kwa minisitiri cyamaye umugore ati Kanyarwanda uzakora ishyaka Kanyarwanda agiye kuvuga kwa minisitiri
yego nindagiye ahise ngenda nzamuka Musaviriya yose ndagiye nikubise mu izindiro nkomeza ibyo muhanda uremera ku Kimironko ngeze ku Kimironko nzamuka njya kwa saga amavatiri babona baparitse nanjye ariko nagiye kugera nambaye karuvati oya nakonyera umutsaperereka nuko shekareje ati abantu bakuze bace muri uru ruhande yego yaje urwo ruhande nawe rucamo ndagenda nicarana n'abagabo babiri yego ntabwo bari babiri nuko nicaranye nabo basiri haciyemo abandi gutyo ukuntu hagati yabo na Nsekarije hagiyemo abandi bantu yego Nsekarije yari hakurya yacu gutyo yego noneho ati abakobwa baratangira baraza ngo uranywa iki kuko babonye Nsekarije anywa amazi ni amazi bangezeho turaba ikinini nuko aragenda banzana icupa rya whisky barintereka imbere wewe wasabye whisky iyi ndetse ibyo whisky abandi basabye amazi uragatangaza cyamaye nuko azana abakobwa banzana icupa ryanjye batereka aho ngaho baguterekera imbere rwose baramfungurira bagaba dore whisky ko nta wiyuzuza bashyiramo gake gake nuko ubwo sinzi igikungu cyari cyicaye hakurya yanjye kitavenye kwisangira na muzehe aje kukuvuga Nsekarije ati ndakuyoma mukabintinya amaso umugabo yasabye icyangwa yego mwega mu amazi we naho hantu rwose nuko twicaranye nawe wayinyweraga mitsingi nuko yarambwiye ati imodoka yawe iri hehe nta n'igare ufite nta n'igare imodoka yanjye iri ku muhanda ese hari umuntu wayisizeho nanjye yanjye ati mbega umenya twaparitse hamwe ati nawe uje nyuma ndakubona nuko turanywa tukaba igihe kigere cyo kudusezerera niyo wagiye kuvumba hariya ahantu hakomeye ntabwo icupa risubizayo iyo wagiye kuva hakomeye ntabwo icupa risubizayo ntabwo hagejeje urumva uzi ko nayifashe nkafata inzira nagera mu izindiro n'amaguru ndimo kuritira ingira imodoka yanjye aha icupa ryawe ryaguhindukiye imodoka urubango we waravumbye urangije n'icupa bagoye barijyana ntabwo risubiza ahubwo nyir'urugo aba yatanze uburenganzira cyane ugeze mu rugo umugore afite nuko ngeze mu rugo umugore nakira ibyo Nsekarije jamaye ati mbese muraziranye ntizigorere cyane gukwaga wayo wisi araseka arishimye umugore hakaba ari undi muntu nagiye kubwira ngo tujyane kuvumba kwa Nsekarije witwa Murinzi aranga ati singiye kura yagiye gupfira mu bakiri wariyameniye ati genda ariko nagiye kumutumira yose iki araza murasa yarantiye rwose terwa ariko ngerega tugihura mu nzira nese mbibona ko umuntu mu mvugo zigiye twita bataramu urumva ariko bibaze gufata umwanya kweyemeza ukajya ahantu ukagenda ukazivumba gusa ikintu nabonye nungukiye muri iyo nkuru abantu tujye twigirira icyizere wowe wafashe umwanzuro wagakwaka amazi waka icyo ubashije kandi barakiguha cyo kuba intinya amaso se uratinya ngo bigende ubundi kuki abantu twiyima kandi abatwima bahari yegora icyo ni ikibazo ngenekereza ko n'abadukurikiye wenda babimenye nimba numva nkeneye ikintu kandi abantu koko gishobora kuba gihari ningisabe bakinyime cy'abakimpe cyangwa bakigushye yego ariko gusanze nyir'urugo aranywa amazi ngo nawe urashaka amazi cyabindi ngo nyintero uruganya nyir'urugo abyinnye niba umuntu yikiriza hari igihe wese nabyina nabi nanjye nzabyine nabira byaba ari ikosa rero ndatekereza ko wenda ahubwo ubwo ibi bitubwiye byigisha abantu benshi uko niko kuri sibyo kukuri yego byigisha abantu benshi kuko buriya iyo tuganira gutya twaje hano ngo tuganire nuko dushaka ngo n'abandi bumvireho
bamenye wende bakosa mwe namwe ntibayakore ariko banatinyuke wende ibintu runaka ariko ngiye kumva ugenda uvuga ngo rumira bahashyi nta nkuru hazi rumira bahashya unageze numva uvuga rumira bahashya hona ni urwo wacu ni muri ubu ngubu habaye ubundi hari muri segiteri Jugwe yego noneho biza kuvaho harimo babyitaga byavuye mu masegiteri ubwo nyine bijya mu mirenge ariko rero serire yego nabyo nibyo ni muri serire ya Gishubi ubu ngubu rero ni muri serire ambe ni muri mu kagari ka Kibenga umudugudu wa Kiro umudugudu wa Kiro okay aho hose ndumva uko kose twatwaye tuhaca none se abantu nk'ubwo nkumera bahashyi kwumva nawe uri umunyabigwi nta mateka uhafitiye wenda nawe waba ego rumira bahashyi siho nabyirukiye se kagira inkuru rero rumira bahashyi rero yego tugera rumira bahashyi yahozamo uruzi rw'umuberanya hakaba umuberanya ukaba hejuru abahashyi baturukaga za Gikomero na Kimihurura bavuye guhahira za Kimihurura yego bagira handi bakarigita muri wa muberanya bakarigita nta nzira ari nta muhanda yego nibwo baterera rumira bahashyi ubwo rero baje kuhakoresha imihanda amazi baragazura bacisha hariya hazaho no kujyaho na za koperative banga kuhita rumira bahashyi ahubwo bahita ruramira bahashyi aha icyayi rumira bahashyi cyahindutse ruramira bahashyi kuko bashyizemo amakoperative ubwo arahahinga noneho cya gishanga aragihinga bashyiramo imbuto yahekeye imbuto nyinshi cyane wumva se aho niho rumira bahashyi rero ubu ngubu none se Kanyarwa rero tugara ku musozo w'ikiganiro cyacu nta kindi kintu kuko ndumva gufite amakuru menshi nkurikije uko umuntu wabasha gukora gahunda ugatunga abagore babiri ku icyo gihe urumva kabaro bibanye na burugumesitiri nta kandi kantu k'agakeje twongeraho mbere yuko dusoza rwose tugire akantu gakeya ni uko burugumesitiri njyewe nari umuparano burugumesitiri aza kuza kuntuma ngo nigende nzane perefarateri niwe nari nyitangira rero perefarateri ni akantu gapfa muri impapuro byamaye perefarateri nuko burugumesitiri yagutumye perefarateri ngira ngo ntumye perefe mfata inzira ndagiye no kuri 15 imodoka nsabye irifuti yagira itagaruka ndagaruka nibwana burugumesitiri ati ni nawe yanakaga nabuze irifuti ijyahise ndiwandumye kuri perefezi ariko Kanyarwanda yasumusize gutuma perefezi kwagira ati ntabwo hanze sekretari ati yumvise nabi ati ni perefarateri wowe noneho bakagenda basobanurira ariko ubwo ahubwo ukamenya garafezi ukamenya perefarateri ukamenya sharupe bya bindi bambara bagutumye perefarateri ujya kuzana ujya gushaka perefe wenda Imana ishimwe ko utabonye lifuti ngo ugereyo kandi byari ibibazo ubwo rero kugeraho ukavuga ku igihugu ntabwo ubuvuze by'ibintu ko hari undi muntu ahise ampa amakuru ngo ubura ko yakumenya igifaransa cyane ngo hari n'igihe umuntu yaza kuri komine ubwo ngo mujye kureba Akanyarwanda ngarabayobora wariyaminiye haje abazungu noneho bantuza bakuru waruje baraza noneho binjira kwa burugumesitiri noneho hari ahantu bacukuraga umugezi witwa Nyaruhoni yego numva baramamaga bati Kanyarwa batijya kuyobora abazungu nahise ishyabura ese bwana burugumesitiri abazungu ndamenye mbayobora ati genda ubayobora turamanuka tugeze ahandi ahitwa ku Gasima mu muhanda ubwo warambukaga werekeza ahantu hitwaga muri Kabusa hari umuhanda ugana wazaga za Jurwe hari undi ukomeza Umusave hari undi wambuka rero ujya aho ngaho amageze ni Passeisi iyo ifaransa ari cyo narize twagiye mu ikoni ni Passeisi
bacubagaho mu gihe tw'abapase isi barashimye cyane Kanyarwanda baraje babwira ati azi igifaransa rwose kandi wari wizeye pase isi gusa saba murakoze ariko nyine nibyo ariko birumvikana rero nyakubahwa Kanyarwanda yego mu by'ukuri duhuriye ku nzira baranga inshuti iva ku nzira nk'uko nakubwiye jyewe nitwa Jean d'Amour Niyibizi nkorera Dox 14 TV mu by'ukuri duhuriye gutya ngenda ariko ndagushimiye cyane yego kundi umugabo tuganira yego oya rero nanjye rwose nkubeshye nishimishwe n'ikiganiro wampaye kuko icyo nabonye cyo hari byinshi uzatubwira ko nkunzi ko hari umuntu warigeze kumbwira ngo ukuntu Gomez yigeze no kuguha ingunguru yari yazabitubwira cyane nabeshye se urumva ko ufite byinshi byo kuzatuganirira ariko turagushimiye wenda ahubwo reka tuguhe umwanya nawe nimba hari abo hari icyo wabwira urubyiruko rw'uyu munsi cyangwa se n'abandi bantu b'uyu munsi tuguha akanya gatoya hanyuma ugire icyo batangariza icyo mbatangariza cya mbere ubundi mu rubyiruko ni ubwitonzi yego ni ubwitonzi ntibarwanira ubusa bagashakisha imibereho sibyo kubana n'abandi nibyo byiza kandi murakoze cyane rwose hano dore hano urutare rwiza nzagaruka utaha hano nzahagaruka mfite n'icyo kunywa twicare hariya dusome ni uko hano hari urutare rwiza cyane zari inshuti yanjye zo tuno kuhatembera kandi n'ubundi rwose uzanteguze tuganire ni uko nzaguteguza hano ahantu heza gutemberera abari bakurikiye Dox 14 TV turabashimiye cyane ariko rero tujya ngo tubabwiye mu by'ukuri wenda uyu musaza hari byinshi yatutangariza mwumve ko hari byinshi yatubwiye byo gutebya mutaza kugira ngo wenda byose nuko aba ari ukuri kuko ni umuntu ukunda kuganira niyo mpamvu hari byinshi bashyizemo byo gutebya turabashimiye kandi tubibutsa gukanda kuri subscribe ugakora like na share kugira ngo buri munsi ujye ubasha kubona amakuru dushyiraho kuko twe nicyo tubereyeho kandi tubizera ko buri munsi tuzajya duhora tugenda tujya gushakisha inkuru n'ukuri zifitiye akamaro murakoze cyane